gushaka amafaranga yari akikiye umwana abahibumbi 11 yari afite ku gitenge ariko akajya nshyira inyuma ye gutya kanyegamaho njye inyuma ye baramubwira ngo ko wiguze uyu mwana ukikiye urumva ari gusaba imbabazi nta yandi mfite kandi ubwo uko ari kuvuga arabwira abo hirya yacu bari kubatema beza mbwa ngo turakwica umwana tumusike koko iyo ntara mwese mukubita ishoka yarayifite ahita ngwaho uko yakanguyeho asigara akikiye wa mwana ariko agwa amufashe yego baratema bangwa hejuru noneho nsigara ari ukurwana no kugira ngo nzamure umutwe amaraso atandenge mbona kuka umwuka nzamura umutwe amaraso arandengera yego bagiyemo baratema bageze igihe bumva nta jwi rikiri kuvuga mu kiliziya yose by'abihumbi by'abantu bose bakajya bahagarara hejuru yacu bakabyina ariko abantu bajye bumva bagahagarara hejuru yacu bakabyina kugira ngo bumve utaka icyo gihe naguye n'ubamye ngusha agatuza hasi yari yasima y'igiheri nibaga iri mu kiliziya nkuba agatuza hasi umubiri uvaho sigara ndi gukuba igisebe hasi noneho iyo mirambo yose ndi hejuru ngera nkavuza induru mvuga ngo munkuremo munyice ariko muri bose bagiye uko naguye hari abo batemye bose bagenda bangwaho hari umwana wakomeje kujya mwango ceceka kancikamira ceceka ndi uko ncikamira mwango ceceka ngiye ndi kubabara bagera igihe nawe baramutema numva anguyeho araceceka noneho nanjye ndaceceka kiliziya yose barayararika baratema baratuza bagera igihe turi kumva nta muntu ukivuga wenda nakunze kwivugaho nkanjye kuri njye ariko nk'uwo mukuru wanjye dukurikirana aho yinjiriye aho yarari yaraje ahita amutera cya kisongo yari afite akimutera mu rubavu uko umwana yaguye aryamye akimushikamizaho akajya atema abandi atema ariko ubwo nanegekaye nananiwe nabaye inyama ahantu hose ndibuka ko nagiyemo nambaye ikanzu y'umuhondo n'umweru hose niho ashaka gutandukanya umuntu n'ikanzu byari umutuku amaraso gusa aho nahingukiye ku nkomere bansaba amazi abo nzi abo ntazi abaryamyeho buri wese ambwira ngo mpa amazi ahantu hari impunzi haba hari ibintu bitandukanye hari amajerekani yabaga arimo nk'urwagwa harimo imitobe hari amazi umugezi nkabaha hakabonza ukira amazi agafata akanywa agahita ahirimana n'icyo namusukiyemo niba ari igikombe mbonye niba ari isahani nkakuruba n'ibibido nshaka amazi mbaha abenshi narabahaga bagahita bapfa yabaga ari nka mwuka wa nyuma bahumeka bari gusaba amazi ndabaha amazi ngera igihe nanjye numva ninjira mu urufunzo twinjiragamo yabaga ari isayo irimo amazi mwinjiraga mu gihiriri bakagukandagira uw'imbaraga nke baramukandagira akamanuka hasi akaheramo bikarangira hari abapfaga kubera isayo hari benshi pe uvi inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umwe ko muri ubu buzima twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza ibyo murimo byose mukomeze guhirwa turi mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ni ku nshuro ya 32 twumve ko ari imyaka 32 ishize umwana avutse muri jenoside hagati uyu munsi afite imyaka 32 urumva ko amaze gukura wari ufite imyaka 10 urumva imyaka amaze kugera wari ufite imyaka 20 urumva imyaka amaze kugera wari ufite imyaka 30 uyu munsi ari mu zabukuru ari mu myaka 60 wari ufite imyaka 40 ari mu zabukuru ari mu myaka 70 wumve ko imyaka nyine yashize jenoside yakorewe abatutsi ibaye uko bigenda gutyo ku muntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi we bihora ari bishya ahora yumva ari ejo byabaye iyo uwabuze uwawe
buri gihe uba wumva umukumbuye, isegonda ku rindi uba wumva umukumbuye. Reka tuvuge tuti mukomere mwebwe mwarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ni wowe by'umwihariko warokotse jenoside, uzi agahinda kawe, uzi uko biryana, uzi uko bibishye muri no myaka 32. Turatandukanye. Hari uwo muri 1994 jenoside irangira, igikomere cy'igitose kigakomeza. Uyu munsi wenda kumva yararuhutse, ariko arabandi bari bakiri batoya, uyu munsi batangiye gusubiza amaso inyuma, batangiye kuvuga ngo iyaba bitaragenze gutya. Niho hahandi igikomere noneho cy'umuntu gitangira kuzuka. Mukomere mwese mwarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Njye nitwa Rweme Mbabazi, ndi kumwe na Munganyinka Adeline, ni umwe mu barokokeye iyi Ntarama mu karere ka Bugesera, ahantu hafite amateka akomeye cyane, ahantu haguye imbaga y'abantu muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Tumuhaye ikaze. Adeli, tuguhe ikaze mu kiganiro Inkuru Yanjye, ariko tunakubwira ngo baho ukomere. Murakoze cyane. Yego. Ku muntu utakuza mwibwira gute Adeline? Ku muntu utanzi nitwa Munganyinka Adeline, mfite imyaka 41. Yego. Jenoside yabaye mfite imyaka 9. Nkomoka mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Ntarama, kagari ka Cyugaro, umudugudu wa Rubomborana. Haba nanjye ayo mateka yangezeho. Yego. Jenoside yakorewe abatutsi. Jenoside yakorewe abatutsi yangezeho. Habe kuri njye ubwanjye, yanyambuye ababyeyi, nyambura abavandimwe, nyambura abaturanyi, n'inshuti y'abana b'urungano. Mbega jenoside yangizeho ingaruka zikomeye. Yego. Utekereza ko imyaka 32 ishize, uyu munsi ufite imyaka 41. Wari ufite imyaka 9 icyo gihe jenoside yakorewe abatutsi yakorewe mwebwe, wowe uturi imbere yagukorewe. Wari ufite imyaka 9. Uyu munsi ufite iyo myaka, utekereza ko imyaka hari ubwo ujya usubiza amaso inyuma wumve ko iyo myaka ishize, ujya ubyibazaho imyaka 32? Iyo mbitekereje mba numva byarabaye nk'ejo. Mba numva ari vuba, ntago nabara ngo mbona ari 32. Numva ari vuba cyane. Kuko ubusanga nta kintu na kimwe kuri iyo myaka ishize, ku myaka 9 nari mfite kugeza uyu munsi, nta kintu na kimwe nibagiwe ngo nuko harimo iyo ntera. Mbona ari vuba cyane. Mbona ari vuba. Kuko byose bihora bingarukamo. Kuba kugeza uyu munsi nshobora kuba nkiryama nkarota inzozi z'icyo gihe. Njye kuri njye ni vuba. Adeli, reka dutangire ubuhamya bwawe. Byanze kunze reka duhere imbere ya jenoside yakorewe abatutsi. Adeline, wari wahiye ubuzima bumeze gute? Twinjize mu buhamya bwawe, twinjize muri ibyo bihe kugeza uyu munsi, byari bimeze gute? Umwanya ni wawe. Rakoze. Nari mbayeho mu buzima bw'abana bisanzwe. Twari mu cyaro gisanzwe, iwacu bari abahinzi, aborozi. Nabonaga mu rugo duhinga, hari inka, ariko tuhakurira batubwira ko atariho nkomoko yo kwa papa. Yego. Ayo mateka icyo gihe jenoside yatangiye kera, bagerageza za jenoside mbere. Mu igeragezwa ryaho nibwo papa akomoka Ibyumba. Hari igihe cyageze leta yari iriho icyo gihe, bategeka ko abatutsi bari bariyo babapakira mu makamyo bakaza kubamena mu ishyamba ryari Bugesera. Kugira ngo habaga isazi yitwa Gatsetse, bashaka ko ngo isazi zabarya bashire. Baraza icyo gihe papa atandukana n'abavandimwe be. Harimo abahungiye Uganda, hari abagiye Tanzania, hari abagiye muri Kongo, yari Zaire y'icyo gihe.
ariko we azi Bugesera n'abandi bavandimwe be baba mu mashyamba gutyo. Niho rero twaje kuvuka, bageze barabatuza, babaha amasambu ariyo cyitwaga peyizana. Bose bakabapimira amasambu angana, buri muntu akagenda agatema amashyamba bakabagenera ibipimo bose. Abatuza bose umurongo umwe, ku bantu bazi umuhanda uva hariya kuri arete utambika Murenge wa Ntarama ukomeza ku rwibutso rwa Ntarama. Buriya abatutsi batuye haruguru y'umuhanda, bari batuje umurongo umwe haruguru y'umuhanda, hepfo y'umuhanda bakahatera amakawa, bahita bafata abahutu batuza munsi y'umuhanda, munsi y'ayo makawa bose. Bivuga ngo babatuje mu buryo butandukanye, babatuje mu buryo butandukanye, ariko gahunda yari yuko abo babatuje aribo bazaza kubica, kandi ni nako byagenze. Ibyo rero mbivuze nko muri rusange kuko ari ikintu papa yahuriyeho n'abandi bazanye muri icyo gihe, ariko noneho bigeze iwacu mu rugo by'umwihariko, aho natangiriye gusa menya ubwenge, mbona ibintu mbimenya. Buriya muri 90 ko nari muto, ariko narumvaga ibintu baririmba ibyabaye, bimwe byo gushyingura ngo Rwigema yapfuye, bagashyingura imitumba. Nabonye ku ishuri aho bakuru banjye bigaga n'abasaza banjye bagiyeyo, bamaze igihe babigisha indirimbo bagombaga kuririmba bari bujye gushyingura iyo mitumba. Baravuga ngo hakozwe nyine icyo gikorwa cyo kujya gushyingura, ariko twe mu rugo baratuganirizaga, bakatubwira ati ibi bintu byose bibaho kubera leta iriho ivangura amoko. Aho twari dutuye rero ntabwo twari dukunzwe, twe nk'abana, mu gihe tutarasobanukirwa ko papa akatwicaza akatubwira, niba bahohotera mujye mumenya ngo ni impamvu iyi n'iyi, mutuze muze mu rugo. Bigira gutya rero iwacu mu rugo bigeze 92, umusaza wanjye umwe atuvuyemo ajya mu Nkotanyi, noneho duhinduka ibicibwa ko noneho tubaye ibyitso. Icyo gihe mu rugo twarahangayitse, hakaba igihe tunarara mu gasozi, igihe yageraga nijoro bagatera amabuye, mbega habe insekirite mu rugo. Hari n'igihe kimwe papa yigeze kugenda, ariko umugoroba hari umusaza twe duturanye yitabye Imana bitaga Muhakwa, bagenda bagiye kumushyingura, kumwe batinda nyine bagiye kurarikiriyo. Atashye nimugoroba ahura n'agakundi k'abantu, bari abasirikare bayobowe ari umusore w'ahantu twe duturanye wari umusirikare, yajyagaza agahohotera abantu bo muri quartier y'iwacu. Baramutwara ngo ni icyitso cy'inyenzi, reka bamujyana ngo bagiye kumuta muri Nyabarongo. Icyo gihe baraye bamujyana nijoro ryose, ariko yari ari kumwe na musaza wanjye aca ku bandi basaza, agenda babwira ko papa bamujyanye. Abasaza baza baratangatanga, baragenda bajya nko kumukiza. Njye nabonaga ukuntu twari tubayeho, twe nk'abana twabaga ubuzima bw'abana bisanzwe, ariko ababyeyi kubera ubwo buzima bwo kubaho guhera mu mashyamba barwana, bahoraga bameze nk'abiteguye guhora barwana, kwirwanaho buri gihe. Ikibaye abasaza bagakoranaho, dutabare mugenzi wacu baramutwaye, bahoraga muri izo ntambara. Icyo gihe baragiye baramugarura, turabimenya ko bari bamujyanye, ariko nyine kubw'amahirwe ntibamwica, ariko nyine duhora baduhigira. Iwacu uko twe dutuye aho hepfo habagamo nk'ikibuga, niho haberaga za mitingi. Abo hepfo muri ka gace ko hepfo y'iwacu bazaga kubyinira aho ku kibuga muri mitingi. Twebwe nk'abana ntitumenye ibyo ari byo, tukamanuka natwe tukabajyamo tukabyina. Mukajya muri mitingi? Tukajya muri mitingi tukabyina, ariko tukaririmba ibintu bihabanye. Nagiraga umusaza wanjye mukuru nawe wari stubborn ukuntu, ngenda umuhererezi wacu, ariko we yari abizi, yabaga azi ibyo ari byo, ahubwo agashaka nko kubaca intege y'ibyo barimo.
bo bari kuririmba ngo tubatsembatsembe tuzabatsemba tuzagira ibiki, we hari indirimbo y'Agatera kumva arimo araririmba ngo Habyarimana ko ndeba ufite ubwoba nta karakorwa ngo FPR nizo zagana hehe, akabacamo ari kuyibyina natwe tukabajyamo tuyiririmba. Ubwo ibyari imitingi bikaba induru, bakatwirukankana bakadukubita, papa akatugati mugaruke mu rugo. Ubwo icyo gihe tukaba tuzi ko tugiye kumara iminsi turara twihisha, cyagera nijoro akatujya kuduhisha mu mirima. Bikomeza muri insécurité, mwana reka tuze tugere rero 94. Icyo gihe mbere yaho ku mashuri buriya hari ukuntu Bugesera gihungiramo abantu bagiye baturuka mu tundi duce za Rurindo, hari impunzi ze zikambitse hara ku murenge wa Ntarama, icyo gihe ari secteur, abose twariganaga. Hakaba n'igihe tuba turi nko ku mashuri ukujya kumva ngo Rurindo yateye, umurenge ugatera uwa Ntarama ngo baje kwica babandi b'impunzi bagatera biwanyu. Izo mpunzi zari zaraje zihunga zikambitse, ariko babo nk'umurenge wa za Rurindo iyo ngiyo, icyo gihe ari secteur, bagatera Ntarama. Ubu n'ubu ngo bagiye gutera kuza kwica abatutsi bari aho, kuko babazi ko Ntarama ituyemo n'abatutsi benshi. Ubwo icyo gihe iyo byabaga ku mashuri twarirukaga hakurya bita Musenyi. Bateraga gute? Bazaga bitwaje iki? Bashaka kubyuka mu gitondo bagafata imihoro, bagafata bafite ibintu bakora babaza ibuhiri, bagateramo imisumari. None byose ubwo n'amacumu, intwaro gakondo. Ibyo baga bazifashe bazamutse baje, ubwo wababonaga mbere akavuza induru ngo wenda ngo Rurindo yateye. Twakubukaga mu mashuri tukiruka. Bivuze ngo Rurindo yabaga ni nka abahutu n'abatutsi nyine. Ntarama bwo ni mu batutsi, Rurindo mu bahutu. Cyangwa se Musenyi. Na Musenyi nayo ibamo abahutu benshi. Ku buryo wasangaga nk'umututsi watuye rwa bundi uhora yihisha batuyemo hagati, ahora yihisha. Ariko kumva ngo Ntarama, bumvaga ko Ntarama ari abatutsi gusa, bakaza baje gutera. Hari imbere 94 itaragera neza, tugataha ubwo kwiga bigahagarara, tukamara nk'icyumweru, nyuma tugasubira ku ishuri. Turumva 94 bahageze ngeze mu wa 3 primaire. Tuze tugera 94 noneho. Ubwo tutarageraho gato, simbwira nk'ubuyobozi icyo gihe niba ari icyo wibuka. Ubuyobozi icyo gihe ntabwo kwigiraga bubateranya abaturage babwe ibyabaye ntabwo byari byo byabaye, bagira icyo bavuga ko byabaye nk'ibyo ngibyo? Oya, nta kintu babivugagaho, ahubwo niyo nk'umuntu wo mu bwoko bw'abatutsi yahohoterwa akajya kurega, baramwicaga cyangwa se bakanamukubita bakamwirukana. Kuko hari nk'urugero, hari nka Masenge, abasirikare baraje bamugongera umwana w'umusore, nawe yabuze icyo akora ariyahura, kubera yuko niwe yarasigaranye wenyine mu bana 5 yari afite, bari bishwe n'abasirikare n'ubundi imbere. Baza no kugaruka nanone bamwicira n'umwana wari usigaye. Nawe biza kurangira yiyahuye, urugo rurazima. Mbere ya jenoside Nyogosenge afite abana 5 bose baricwa. Yego, pana muri jenoside mu 94 hari imbere. Rero icyo gihe nta muntu waregaga, wajyaga kurega bakareba uruwo kwandi. Yego. Aho kugira ngo bite ku kibazo ugize gituma urega, ahubwo akabaho ari wowe ufungwa. None mbwira nk'uwo Nyogosenge, kugira ngo tukumve nyine byabaga mbere ya jenoside iwanyu muri Ntarama mu Bugesera. Nk'uwo Nyogosenge icyo gihe bica umwana wa mbere wa kabiri, hari ibyo wibuka? Cyitwaraga gute, mwitwaye gute muri icyo kibazo? Uwo Masenge abo ba mbere babica ntago nge nariho, uko nge namenye ubwenge, uwo asigaranye umwana umwe w'umusore. Yego. Ariko aba wenyine n'uwo mwana gusa w'umusore. Ariko papa akatubwira ko abana be ba mbere babishe atwite uwo muhungu. Yego. Kumwe yari ari mu rugo asohotse agiye mu murima atwite, bahita baza binjira mu rugo iwe barabica, harokoka wenyine n'uwo mwana atwite. Yego. Nyuma aza kumubyara yitwaga Gasigwa, uwo mwana niko yari yaramwise. Ahubwo nge ibyo nabonye uwo Gasigwa yapfuye avuga ko ari ikamyo y'abasirikare imugonze, yamuciye hari ku igare gutya mu muhanda, bageze imbere baramureba gutya ahita asubiza inyuma imodoka aramugonga.
amugonze umukecuru nawe kubyihanganira kubona yuko n'uwo mwana yarasigaranye agiye umukecuru nawe ahita yiyahura. biba ngombwa ko bahita batubwira amateka yose y'impamvu uwo mwana apfuye n'umukecuru agahita yiyahura. nuko ari we mwana yari abyaye asigaranye wenyine nawe akaba bamwishe gutyo kandi nta hantu afite ari bujye kurega. yego abari aho ngaho mwahigwaga ntabwo wajya kubona birevoluta ngo bagiye gukora imyigaragambyo kwigaragambya mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyane ko wenda mwari munatuye hamwe? oya hari ahantu nta kintu cyo kwigaragambya cyahabaga kuko bari kwigaragambya gute se hehe kuko twahoraga turi muri insekirite ubwoba twahoraga dufite ubwoba kandi n'ababyeyi bakatubwira kuko hari nk'ikintu cyajyaga kiba kwa kundi kutuganiriza tukumva ngo mwe kuko kwa kanaka bura bwoko n'abahutu kuba wahura nakagukubita ukumva ko isinomo birasanzwe kuba nyine badukubita ariko bya kindi cy'amashagaga y'abana gusanga nko ku ishuri nk'umwana aragufasha aragukubise byagukubita ufite nka mukuru wawe cyangwa musaza wawe nawe akahita aza kurwana bigahita bihinduka intambara y'umuryango. umuryango kwa kana ko kabuba utangiye kurwana n'umuryango ku wundi none bigahita bizama amoko n'ubwoko bw'abatutsi barimo kurwana n'ubwoko bw'abahutu bitewe n'uko ari ryo hohoterwa ryari ribaye ariko twuko turacyari abana ntitubashije guca bugufi ngo twemere guhohoterwa muri ubwo buryo. niyo insekirite twikomereze muri 94 bigeze 94 rero taraza gato twe turi mu rugo ubundi nk'abanyarwanda twese kugira ngo kumenya ko Habyarimana yitabye Imana twabimenye mu gitondo. ari ukuntu nkatwe ababyeyi bacu babaga barara nko mu nzu imwe abana twe turara mu nzu yindi bakundaga kuba bumva radiyo Muhabura. rero iyo radiyo yabo niho baje kumviramo ko Habyarimana yarashwe. uko mubwira abasaza banjye bo babaga byose ari bumva byavaho ntibari bazi ngo ingaruka yabyo ni iyihe aramutse apfuye kuko bumvaga ko uko kubaho nyine muri ubwo buryo bw'uko turabatutsi abahutu baratwanga bo kumva yuko Habyarimana bashyigikiye apfuye kuri bo bumvaga babinabiserebura. ko nibuka ko ari musaza wanjye umwe wahise yiyamira ngo ikinani bamuhanuye mama aramucecekesha ako tubona ko bafite ubwoba batangira kugira ubwoba mu rugo ubona kumwanirwa muri mu rugo ariko usibye wagiye kuragira inka ariko abandi twari turaho mu rugo ubona nta kintu cyo gukora. hari rero ntabwo byahise binatinda cyane kuko twe hakurya y'iwacu rwose ku itariki 7 bahise batangira gutwika amazu. batangiye gutwika amazu noneho twebwe hari ukuntu abo basaza bari baraje babatuza haruguru y'umuhanda bose bari bakundanye bashyize hamwe no batangira kwegerana ni nko kuvuga ati hagiye kuba iki dutangire kwirwanaho duhagarare ku bacu. twebwe turi mu rugo nk'abana na mama turi kumwe na mama ariko papa akavuga ngo ntimuve mu rugo. we akagenda akajya kureba abaturanyi b'abasaza bo biyemeza ko bagomba kujya bahagarara ku muhanda bakarinda kugira ngo abantu bo hepfo batazamuka. ahubwo abo ku gasozi ko hakurya barimo gutwikirwa bo bakaza biruka bahungira mu bice by'iwacu kuko ibyo bice by'iwacu nibyo byari birimo abasaza birwanagaho bavuga biyemeje kwirwanaho n'abasore kuko hari ukuntu wasangaga nko mu rugo niba dufite nk'abana b'abasore barafatanya na papa ubwo ni ukucunga umutekano. tuguma mu rugo twamaze nk'iminsi ariko papa tubwira ikintu kimwe atubwira ati nubwo byakomera ntimuzahungire mu rugo rw'umuhutu kuko nibo tuzaba turi guhunga kandi ikindi ntimuzajye mwirukanka mutatana ntimugakisha ahantu hamwe mutarare mujye mu mashyamba aba ariho muhungira. icyo gihe nibwo buryo twabigenje ariko tubanza tuguma mu rugo
tukagira igihe twakumva bakajya kurwana, babyitaga ngo bagiye ku rugamba. Kujya kurwana, abatera amabuye baragendaga bo muri izo quartier, iyo quartier hepfo y'iwacu, bakirema igitero bakaza. Babasaza n'abasore ubwo bagatangira batera amabuye, abandi barashisha imiheto nyine n'imyambi, bagasubizayo, bagakumira ibitero bigasubirayo. Twe tukiri mu rugo kugera ku itariki 14 bikimeze gutyo. Itariki 14 rero noneho baraneshejwe babasaza. Hari umugabo w'umupolisi witwa Isaac yabaga ku gasozi kwa kurya y'iwacu, niyo wazanye imbunda none atangira kurasa, ajya amarasa. Uwo munsi kuntu twavuye mu rugo sinakubwira ngo twagiye gute, kuko ngewe nasigaye muri toilette. Kumwe mba n'umwana mu rugo, njya kuri toilette, twe turi mu rugo tuzi ko ubwo papa yajyanye n'abandi basaza bagiye gukumira ibitero, ubwo baratsinzwe bacaho bariruka, ni ngombwa ati muhunge mu rugo, birukanse gutyo bazamuka haruguru mu ishyamba bita Kingo. Mu rugo n'agasozi kari ruguru y'iwacu gutyo. Nge nasohotsemo numva imirinde abantu bigihirira biruka. Nari umwana kumwe ntabwo numvaga ko nibiri kuba wenda nye binandeba. Narasohotse mpagarara haruguru y'urugo, ndareba hakurya hose abantu bari kwiruka. Nge mpagaze aho, hari umugabo bitwa Bugare twe duturanye, yafite umuhungu w'umusore bita Mushakamba, yari yagiye ku rugamba nawe kuko papa we yarakuze, yari mu uwo Mushakamba yaturutse rye yiruka, ambona mpagaze, yahise amfata ukuboko aranyirukankana. Agenda nyirukankana anyerekeza ruguru aho mu ishyamba. Mpita mpura na mama agarutse, yarebye mu bana yirukankanye arambura. Abaragarutse duhuye abaramumpaye turiruka. Mu by'ukuri ndi kubona mama nyirukankana, abandi bose barataraye bacukwabo, twari umuryango w'abana 12. Yego, bose muvukana. Nuvuga ngo twavukanaga, abo tuvukana kuri mama na papa bari 6. Hari n'undi mu mama nanone papa ne wari ufite n'abandi 6. Yego, papa afite abagore 2. Yego. Yego. Ariko niko namye mbibona kera, abantu bakunda kuba bafite ingwe 2. Yego. Yari afite abagore 2. Byo byari bisanzwe. Yego. Ubwo bose yagiye abana 6 abandi 6. Muri urwo rugo bose ubwo birukanse gutyo, kuko twari twegeranye. Urwo rwegeranye ubona ari nk'isambi imwe. Biruka gutyo, natwe wacu mu rugo uwari nk'imfura mu rugo yakoreraga Inyamata mu mujyi. We yari yaragiye agiye ku kazi. Nk'ejo mu gitondo ibi byuko Habyarimana yapfuye byabaye, we yari yaraye mu kazi Inyamata. Kuko we uko yanagiye ntabwo twongeye kumubona icyo gihe. Tutwirutse gutyo na mama. Ubwo urumva hari wa wundi umwe wagiye mu Nkotanyi, hari wundi wari wagiye mu kazi, dusigaye abandi 4. Nito twirukankanye na mama tugenda gutyo. Twaragiye tujya mu mashyamba aho ruguru aho bita Kinkwe, muri iryo shyamba. Uwo mugoroba kwa kundi ko ngiwe uko nari bucura mu rugo, ibintu byabaga numvaga bitandeba. Nubwo twageze mu ishyamba nagiye kwirebera hakurya amazi ari gushya. Ariko ubwo ishyamba ririmo imyotsi, amasasu, abantu ubona babuze aho bajya. Iryo shyamba riri hejuru neza ya Kiliziya ya Ntarama. Bigeze mu ijoro nibwo noneho bakomeje kurasa, tumanuka nanone cya gihiriri twese, tumanuka tujya ku rwibutso, tujya ku Kiliziya Ntarama. Mu gihe cyo kujya ku Kiliziya, iryo shyamba twe tuvanze abantu n'inka. Twamanutse twese n'inka. None bahunganaga n'inka n'ibintu byabo, ababishoboye. Ariko twe ukuntu twavuye mu rugo nta kintu na kimwe twatwaye, twaratunguwe. Abandi bo mu gace duturanye wenda bo iwabo batabashe kuganiriza, birutse bose igihiriri bahungira ku mugabo twari duturanye wari umusirikare w'umwajida, bahita kwa Ajida. Bose bagenda bikoreye ibintu, bose bahungirayo. Muri icyo gihe turaho ngaho ku Kiliziya tuhamanukiye, nibwo ka gace ko hepfo bahise barema igitero, bose barazamuka kuko bari bazi ko agace kose bagiye kuri Ajida.
wajida nawe ikintu kimwe yakoze yabashyize mu gipangu, abandi birukanka bahunga, interamwe zibasagirije, bamwe babiciye ku muryango wiwe, abandi basanga muri cya gipangu hari imiryango myinshi twe duturanye yazimye. Bapfiriye kwa Jida kuri uwo musirikare. Yabashyize iwe mu rugo, ahamagara interamwe ziraza zibiciraho. Abaharokokeye nabo baza birukanka bahunga, baza bakurikiye abandi ku kiliziya. Natwe twari muri iryo shyamba haruguru, twamanukiye ku kiliziya. Turaharara muri iryo joro ryo kuri 14. Byageze nijoro uko twirukanka turananiwe, abatoya njyewe na mukuru wanjye nkurikira n'undi ubwo dukurikirana turi batatu, ni twavuga turi hafi ya mama, nitwe bakobwa, abundi abakuru no bari abahungu. Undi muhungu yari umusore uvumbuka nyine, we yabaga yirukanse mu nka, ntabwo yabaga aho hafi, yabaga arimo yirukankana na papa. Niba papa arimo arwana n'umuheto we, undi muri ruhande aratera amabuye, yabaga iruhande rwa papa. Mama araza yicara hasi mu kibuga, tumuryamaho muri iryo joro. Muryama kuri mama? Kuri mama, muri icyo kibuga cyo ku kiliziya kuri 14 nijoro. Twaraye aho buracya, izindi mpunzi zituruka ahandi, abari kuza bakomeretse nabo bose bari kuza. Nibwo na Nyamata naho ubwo hari abo bari barokokeye muri kiliziya Nyamata, naho bari bisheyo, abamanutse ku misozi ya za Kayumba, za Nyirarukobwa, hose baraza, twese duteranira ku kiliziya. Bivuze ngo n'abari kiliziya ya Nyamata baje Intarama? Yego, hari abari barokotse kuko na kiliziya no bari barimo kwica mu kiliziya. Abatorotseho bose babanje kwica mu kiliziya ya Nyamata. Yego, iwanyu batarahica Ntarama? Kuko Nyamata yari nka paruwasi, Ntarama ni kiliziya ya santarari, ariho twe iwacu twari turi. Abarokotse muri paruwasi bari kwiruka mu misozi, bose bamanuka baza nabo bahungira ku kiliziya. Twese duteranira ku kiliziya Intarama. Ababishoboye bajya mu kiliziya mo imbere, hari abari barimo bamazemo n'iminsi, nukwiragiza Imana baririmba basenga, abandi bari hanze, kiliziya iruzuye. Buracya barasengaga baririmba, barasengaga. Ujye ugenda uduha niyo mudu abantu bari barimo muri icyo gihe, birafasha benshi. Abantu barasengaga, abari hanze, hakaba abadashoboye kwinjira ku kiliziya, abantu babayemo benshi, ariko byari bikiri anordre. Nubwo bari mu kiliziya mu bicaye ku ntebe, hari abashashemo hasi imikeka baricaye, hari abahagaze, bose bumva ko bari imbere y'Imana bari kuririmba, biteguye ikigiye kuba. Biteguye, bavuga bati, hari abumvaga ko bari bukire kuko bari mu kiliziya, ahubwo twe turi hanze tukumva kuba tutari kubasha kwinjiramo imbere, twebwe turi bupfire hanze, ukumva icyizere kiri uko waba mu kiliziya imbere. Twaraye gutyo baririmba, abandi batetse hanze. Buriya ahantu hari impunzi ntibatana ibintu byinshi bahunganye. Bigeze ku manywa, umunsi ukurikiye kuri 15. Ariko icyo gihe hari abayobozi bazaga. Burugumesitiri yaraje akazana imodoka ya komine, bakaza bazenguruka bareba abantu bari aho, kuko mbega barimo kureba abantu muda abantu barimo abantu ahantu bari. Bazenguruka aho bagenda, kabona hazaga abantu benshi, abasirikare bahazenguruka. N'uwo munsi wo ku 15 mu gitondo niko byagenze. Naho ubwo uko tumenyereye ngo igitero kiraturuka imbere abantu bajya kukirwanya gisubireyo, icyo gihe bo none bagiye kurema ibitero biri buturuka impande zose, biri buzenguruke ya kiliziya. Ubwo ku masaha ya kumanywa abantu bari hanze baratetse, turi kubona abantu tukavuga ngo n'abayobozi, tugatekereza ko ari abari kuza kuturinda, hari kuza abasirikare bareba aho ngaho. Naho ubwo ibitero hirya birimo biri kusanya, bigeze mu masaha ya saa 5, saa 6, ibitero mwe bitangira kuza. Ubwo babasaza bo mu gace ka Bugesera noneho ntago bikiri iwacu gusa, no mu icyo gihe zari serire, yego ni nko mu tugari, mu maserire
n'abandi basaza baba bahatuye uwitwa ko wese azi kurwanisha umuheto n'imyambi bose bakishyira hamwe. Abagore bafite imbaraga n'abakobwa bakishyira hamwe nabo bagatera amabuye, bafata ibitenge bakazirika mu nda bakajya bashyiramo amabuye. Ati igitero aho gituruka murajya mutera amabuye. Abagabo nabo barasa imyambi batagira ngo yego. Noneho ubwo bigeze ku masaha ya 5:00 6:00 noneho hatangira kuza abandi barasa noneho n'imbunda baza baturasamo bararasa dukwira imishwaro. Kundi buka ko icyo gihe twe turi hanze aho twarataraye turatatana, uko ndimo niruka mpura n'umukecuru nawe ntabwo nari muzi, yari yahunganye soya mbisi araziteka arazitogosa, akajya ambwira ngo umwana wangu irya ngo udapfa ushonje, kubera ubwoba bufite ntabwo ashobora no kurya ngo bikunde. Arabimpereza ndabifata ariko ndiruka. Muri icyo gihe uko turi kwirukanka twese, mama dufata amaboko afata njye afata n'undi na mukuru wanjye nkurikira, twese twinjirana mu kiliziya ashoreye uwo mukuru wacu wundi, uko turi abakobwa 3. Wa musaza wanjye ari kumwe na papa bahagaze bari kurwana ku gitero cyaturukaga haruguru ya kiliziya. Bamwe baje bamanuka handi nitakiye inkwi muri rya shyamba, hari igitero cyahaturutse. Nari stabone cyane. Twageze mu kiliziya uko abantu biri kwiruka nkabinjira ndurira, ndashaka kureba ibiri kubera hanze. Nkurira kiliziya ntangira kureba muri kostara gutya, ndi ndogeza ndeba papa ari kurwana hanze ararasa abo baturuka ruguru. Uwo musaza wanjye atera amabuye, ndi kogeza mbwa ngo tera ntabwo numva ko nge bindeba. Ngo nk'umwana uri kwirebera filime. Nari nk'umwana ari kumva ko ibiri kuba, ahubwo no twatindaga no guhungana, nashakaga n'uburyo twiri bwiruke. Numvaga turi mu bintu byiza. Nari naratangira kubona umuntu bamutemye ngo mbyire ubwoba, numvaga atari ibintu byanjye. Uko ndimo nogeza ngo natere mbwira uwo musaza wanjye uri hanze na papa, mbona umuntu muri icyo gitero baturutse ruguru yihishe ku gikuta gutya cy'inzu yo haruguru, yari inzu bigiramo abigira ibya batisimo. Bafite akantu mu ntoki, namenye nyuma ko ari grenade yari afite, arayibatera gutya. Uko yakaje yaguye imbere y'uwo musaza wanjye na papa, bikubita hasi iraturika izamura imyotsi myinshi cyane. Uko nikanze ngahanuka nongeye kubona mbona babandi baje bakurikiye babandi baje bakurikiye ya grenade bateye. Kuko abantu bahise bagwirirana, hari abakomeretse, abari hanze baragwirana, bahita baza bagira ngo baze gutema. Papa yahise ahaguruka yiruka. Icyo yakoze yakuruye wa musaza wanjye bamanuka biruka, babirukankana. Muri icyo gihe nibwo ibitero byeze no bimanukira rimwe, batangiye gukubita amagrenade kuri ya kiliziya twari turimo. Icyo gihe uko navuga nari nabayunuriye gutya hejuru ku gikuta, nimo ndunguruka nahise manuka. Nari nkiri ku muryango gutya, natandukanye na mama n'abakuru banjye sinzi ahantu bari, ariko umukuru wari uri imbere we yinjiye mu kiliziya aca mu bantu, ahita asohokera mu muryango hirya, arasohoka ariruka. Ntabwo yagumye mu kiliziya, ahubwo nagiye kubona mbona hari nabwo ukuntu mbere ordre yari iri mu kiliziya, babanje kwinjira bubashye inzu y'Imana. Usanga famiye yicaye nk'ahantu, hari famiye y'abantu bitwaga kwa Kayibanda, ari umugabo twe duturanye w'umwarimu, bari bashashe bicaye hasi gutya. Babanje bakubita grenade ku gikuta cyari inyuma yabo kibagwaho. Abo binjiriye aho ngaho hasenyutse, n'abandi barimo babyiga urugi, kuko hari abasaza n'umusaza witwa Matiri yari yakomeretse aza mu kiliziya, ariko ajya ku muryango ngo ari kurwana ku bari mu kiliziya, afite icumu. Abandi bakinze kiliziya, interamwe ziri ku muryango ziri gusunika. Ya famiye ntangira kubona bari kubatema,
bamwe batangiye kwinjira batema amaguru basubira inyuma gutya kandi bari abantu nzi harimo abana twigana babatema amaguru ubareba none ntangira kubona ko igihe kigeze cyo kugira ngo mpuruze ngeze mu bihe none mbona by'ubwoba ntangira kureba mama ndamubura wa mukuru wanjye ndamubura guhamagara mama ndahamagara mama mubona ageze imbere kuri aritari ngewe ndi inyuma nsanga hari abana benshi bari guhamagara mama buri mwana wese rwa mama ndahamagara mva ntanyumva nigira inama yo kumuhamagara mu mazina ndamuhamagara yitwaga Madarina muri cya gihe ndi kumuhamagara ahantu ahagaze gutya bahise bakubita grenade ku gice cyari inyuma ye gutya harasenyuka asa n'ujya ku ruhande bw'intera hamwe ikintu zakoze sorry gato bagiye ahandi haruguru impunzi zari zitekeye bafata amabuye harimo amashyiga agishyushye bakajya bakubita mu kiliziya bakayora umuriro bakawoherezamo muri cya gihe mpagaze nimo mbaza mpamagara mama none ndi kumvuga no mu mazina urusaku ni rwinshi batangiye kwinjira bari gutema nahise mbona bamukubise ibuye bari mukubita hano gutya mu gahanga ahita amanuka asa n'ubuye yicaye byabibuye bishyushye yego mpita mbona ko atakintabaye nshaka icyo ndi bukore icyo gihe kubera ukuntu abantu bari bamaze kuba benshi none umuntu kwabaga ari nko kurira ku bantu kurira wabirinduka hirya wakurura ukajyaho hejuru abantu bamaze abo hanze urumva bose buriye ubwo interamwe zageze hanze ziri gutema abo hanze ku kibuga nabonye ukuntu nararebye gutya mbona intebe kwa kundi mu kiliziya hari ukuntu kera bubakaga byasima gutya bagatambikaho urubaho niko kiliziya zazubaga zubatsemo imbere intebe abantu baje bagenda bagwirirana mbona akantu k'akenge karimo gutya naramanutse nubikinda ncamo cisha n'umutwe genda nikurura ngeze imbere ngera ku mudamu twari duturanye umugabo witwa Kabandana umudamu witwa Redemuta arambona aramenya aramfata ngo guma hano mwicara iruhande ubwo ntangira nko turi kureba uko bari kwica binjiye mu kiliziya none bakajya batema basohora hanze batema bajugunya kugira ngo batema abo bajugunya bo bishe yego bakurura bajugunya hanze hari undi mubyara wanjye bita Babu yari umukobwa nawe ubona uri nko mu myaka nka 12 yashaka kwiruka uko yagasohotse asimbutse bahita bamutema gutya ahita agwa hanze uko nabibonaga nkubika umutwe urumva noneho ndi kubona bari gutema twicaye harimo abaza abantu babasaka abo bishe babacuza ibyo bafite abari kuvuga ngo muduhe amafaranga natwe baje kutugeraho mwe mwicaye yego ngo twicaye ubwo urumva nabo byivanze sinkizi ngo famille yanjye irihenze ko bose barimo mu kiliziya mu kutugeraho baka uwo mudamu bamwaka amafaranga yari akikiye umwana aba 11,000 yari afite ku gitenge ariko akajya nshyira inyuma ye gutya akanyegamaho njye inyuma ye baramubwira ngo ko wiguze uyu mwana ukikiye urumva ari gusaba imbabazi nta yandi mfite kandi ubwo uko ari kuvuga arabwira abo hirya yacu bari kubatema beza mbwa ngo turakwica umwana tumusike koko iyo ntara mwese mukubita ishoka yarayifite ahita ngwaho uko yakanguyeho asigara akikiye wa mwana ariko agwa amufashe baratema bangwa hejuru noneho nsigara ari ukurwana no kugira ngo nzamure umutwe amaraso atandenge mbona kuka umwuka nzamura umutwe amaraso arandengera bagiyemo baratema bageze igihe bumva nta jwi rikiri kuvuga mu kiliziya yose bya bihumbi by'abantu bose
bakajya bahagarara hejuru yacu bakabyina, ariko abantu bajye bumva bagahagarara hejuru yacu bakabyina kugira ngo bumve utaka. Icyo gihe naguye n'ubamye ngusha agatuza hasi, yari yasima y'igiheri niba iri mu kiliziya, nkuba agatuza hasi umubiri uvaho, sigara ndi gukuba igisebe hasi, noneho iyo mirambo yose ndi hejuru, ngera nkavuza induru mvuga ngo munkuremo munyice. Ariko muri bose bagiye uko naguye, hari abo batemye bose bagenda bangwaho, hari umwana wakomeje kujya mwango ceceka kanshikamira ceceka, njye uko nshikamira mwango ceceka njye ndi kubabara. Bagera igihe nawe baramutema numva anguyeho araceceka, noneho nanjye ndaceceka. Kiliziya yose barayararika, baratema, baratuza. Bagera igihe turi kumva nta muntu ukivuga, ariko njye mu by'ukuri nari ndimo, usibye kuba narakomeretse, navuyemo nakomeretse ikirenge, nkatekereza ko ashobora kuba ari ibyo by'ibirahure n'ibiki byantoboye, no mu gatuza nakomeretse kubera kwikuba aho hasi, ariko nta muhoro wari wangezeho, nari ndi munsi gusa ncunga n'ugira ngo mbona aho nshyira amazuru gusa ntahumeka amaraso nkayamira. Mbamo gutyo bigera igihe baza kuvuga ngo hari uwavuze ngo abo babicaga bari babahagaze hejuru bareba bakontorora abantu imirambo yose, kuko njye nk'amasura nabonaga bari bameze nk'inyamaswa. Hari n'umugabo wo mu gace k'iwacu bitaga Twagirayezu, bari baramwise ngo ni kaminuza. Gitwa Twagirayezu irinde? Nzi Twagirayezu, bakunda kumwitaho kaminuza gusa. Yego. Yari umugabo muremure, najye kubona mbona ahise ari ukuntu abo bari bakubise grenade ibikuta byasenyutse yaciyemo, yambaye ishati yashyizemo akaboko kamwe akandi yahambiriye hano gutya, akaboko kamwe kari hano hambaye ubusa. Yego. Afite ikintu cy'igisongo kirekire n'umuhoro. Yabaga ameze nk'uri gutema amasaka, yafataga nk'umuntu akamushinga, kuko wenda nakunze kwivugaho nkanjye kuri njye, ariko nk'uwo mukuru wanjye dukurikirana, aho yinjiriye aho yarari, yaraje ahita amutera cya gisongo yari afite, akimutera mu rubavu, uko umwana yaguye aryamye akimushikamizaho, akajya atema abandi, atema. Ubwo icyo usibye hahandi wageragaho nyine urumva baratema, nibatema uwo hano amaraso arakugwaho ngahumiriza nkagira ntya, ariko abo bose babikoraga, bamwe na bamwe nabaga mbazi. Hari umugabo witwaga Misago wo mu gace hepfo iwacu, yitwaga Dominiko, yari ngo umushoferi wa komine. Abo bo nibo bari nka ruharwa bari bayoboye. Yego. Abandi naba mu gace ko hakurya y'iwacu za Rugunga. Ariko ikintu cyari kibabaje cyane ni uko mu bantu baje bayoboye ibitero byo kuza aho mu kiliziya harimo bamwe mu bari abakristo mu kiliziya, abakristo b'imbere. Harimo umugabo witwa Focus, yego, niwe waririmbishaga mu kiliziya, niwe waje ayoboye igitero. Umugabo umwe yitwa Aphrodise. Icyo gihe wabonaga bafite imyitwarire kise mbere ya jenoside, wabonye noneho mbere twari abantu twizeraga cyane. Nk'urugero nk'uwo nguwo gakunda abana tujya kwiga kubyina ku kiliziya, rwose Focus niwe atwigishaga kubyina, twigishaga gushaya, atwigisha indirimbo. Ariko yaje ayoboye igitero, umugabo witwaga Aphrodise wajyaga asoma misa, hari n'undi witwaga wajyaga asoma seburasiyo uko bayitaga. Uwo nguwo we yari ari mu bakristo, yari mu bahunze, aramubona. Hari n'undi witwaga Uwimana Jean Dodier, nawe twe duturanye nawe, yari umusore nawe asoma misa, babandi bakorana nawe. Yego. Nibo bari ku muryango, ni nko bakamubwiye hari batuje gukora ibiki. Ariko nibo ba mbere yahereye. Kuko nk'uwo Aphrodise yari ari imbere gutyo, mbona ateze amaboko, temutemye rimwe ahita agwa hasi. Uwo Aphrodise yari umututsi? Yego, nawe ari mu bahunze.
yego uwo witwa Uwimana Jean de Dieu nawe yafashe intebe aragenda aratera mu muryango wa kiliziya afata Bibiliya arasoma. Mugenzi wabo bakoranaga niwe hise igitero yazanye nibo niwe yahise ahera kuri abo ngabo. yego undi banje bitabadukira ya shusho ya Bikira Mariya baratema barivuga ngo Imana y'Abatutsi irapfuye. Ubwo ni kuri ya ritari twahuriragaho twese. yeah Bitambona ko bose babaye inyamaswa. Wenda nkanjye utaruzi kuby'Imana cyane kubona umuntu watwigishaga iby'Imana akatwigisha kubyina akatwigisha ibiki byose nkabona niwe urimo kuza yica abantu. yeah Niyo nahise mbona ko nta buzima bugihari. yeah Abantu babaye inyamaswa. yeah Icyo gihe na uko ndi kuvuga batemye mbabona batema mbumva umwe yaravuze ngo Inkotanyi ziraje. Ubwo babagabo bari hanze bose birwanagaho ngo barimo baraturindira umutekano barwana n'imyambi n'imiheto babirukankanye bataraye bari hakurya mu misozi. yeah Bari kureba imiryango yabo irimo itikirira mu kiliziya. Icyo gihe umwe yaravuze ngo Inkotanyi ziraje bahita basohokamo birukanka basohoka mu kiliziya nanjye nahise mbasohoka inyuma kuko ni nkaho nari mbonye igituma mva aho hantu. Nahise mvamo nanjye nsohoka ngera ku muryango barimo basohoka neza mu mashyamba. Ku muntu uzi urwibutso rwa Ntarama hari agashyamba harya hanze. Bageze harya epfo mu gashyamba neza basohoka. yeah Nanjye nari ngeze mu muryango wa kiliziya bari inyuma nsohokamo. Ariko ubwo nanegekaye nananiwe nabaye inyama ahantu hose. Ndibuka ko nagiyemo nambaye ikanzu y'umuhondo n'umweru hose niho ashobora gutandukanya umuntu n'ikanzu byari umutuku amaraso gusa. yego aho nahingukiye ku nkomere bansaba amazi. yeah Abonzi abo ntazi abaryamyeho buri wese ambwira ngo mpa amazi. Ahantu hari impunzi haba hari ibintu bitandukanye. Hari amajerekani yabaga arimo nk'urwagwa, harimo imitobe, hari amazi umugezi nkabaha. Hakabonza ukira amazi agafata kanywa agahita hirimana. N'icyo namusukiyemo niba ari igikombe mbonye niba ari isahani nkakuruba n'ibibido nshaka amazi mbaha abenshi narabahaga bagahita bapfa. Yabaga ari nka mwuka wa nyuma bahumeka bari gusaba amazi. yego Ndabaha amazi ngera igihe nanjye numva mbura intege ndagenda. umutima wawe wabaga umeze gute Adari W'icyo gihe icyo gihe kubona abantu bose bapfuye n'uworokotsemo kugenda uha amazi abantu bari gusaba babone utambuka amazi uhaye arapfuye muri ako kanya ntabwo nahise ntekereza nta kintu cyo gutekereza nari mfite ako kanya kuko mu bantu narimo amazi harimo bamwe nabo abonzi mu baryamye hanze harimo abonzi nk'iyo famiye ya papa yindi uwo mudamu nageta karimo ka data niwe nahingukiyeho bamwishe bamucuje yambaye ubusa nkuru umwenda ndamworosa aho ku muryango wa kiliziya. Abana twe duturanye nabaga mbabona muri ako kanya nta kintu nari mfite cyo gutekereza. Sinavuga ngo natekerezaga iki nimeze nk'ikinya kuko wumve ko ntagize n'ubwoba bwo kugumamo ngo manze ntuze bagende kuko na nyuma sinavuga ko ari nge warokotsemo njyenyine ariko abari bafite icyo gutekereza muri ako kanya. Nge muri ako kanya ntacyo gutekereza nari mfite kuko ntabwo ari nge warokotsemo njyenyine ahubwo abandi bo babaye baretse. Hari abagumyemo, hari abari bakomeretse batabasha kwikuramo, hari n'abari bakomeretse ko bashobora kuvamo ariko bagumamo ngo babanze hatuze bagende. Ariko njye ku kanya nta gutekereza nari mfite. Nahise mpaguruka munsohoka niruka nkubakurikiye. N'icyo gihe rero kubaha amazi njye numvaga muri ako kanya ndi gukora icyo ndi gusabwa. Unsabye amazi nkamuha. Hari uwanywaga ntahita apfa
turakoze akagumaho harone hagakanywa agahita hirima agapfa ngera igihe nanjye numva ncitse intege ndagenda hari igiti cy'inturusu cyari hanze gutya imbere ya kiliziya negamaho hashize nk'umwanya abantu batangira kuza baba papa birukanse batangira kugaruka kureba imiryango yabo baza bona bimyoza aba basanga abana babo hanze muri abo baje na papa yisazamo mu bambere yinjira yemyoza ariko ubwo mu icyo gihe negamyaho mpita mbona wa mukuru wanjye nkurikira nawe kwa kundi niwe nakubwaga bari bateye cya gicumu mu nda asohoka kamba ahita aryama imbere y'umuryango neza wa kiliziya nge aho ndi kumva nta mwuka mfite sindi kubasha kumuhamagara ndegamaho ngaho ndaceceka papa araza uko bagenda bareba ubwo nimvuga ngo papa yaraje hari babyara banjye bari bakuru hari nk'umugabo witwa Karangwa yari mubyara wanjye nawe hirya ye hari abana be baharyamye hanze mu mbuga mbega no kuvuga ngo aho hantu iriya kiliziya ya Ntarama mu bantu bahiciwe muri icyo gihe harimo umuryango wanjye munini kuko uribuka ko muri cya gihe babazanye baza kubasuka mu ishyamba rya Bugesera ni imiryango bazanye harimo benshi b'umuryango abatari umuryango bari baraje barabaturanyi bahageze baba n'ubundi baba nk'imiryango twe tubanye n'ubundi hari nk'abavandimwe nabo bose bari baraho kereka bagiye baturuka wenda nk'abandi baturutse mu mashyamba ya kure nabo bose ariko wasangaga abona haga amazi abonaga baryamye n'abantu banjye bahawe papa tambuka azunguza umutwe barimo bavuga ati babamaze antambutse ndamufata abarambonye ko kuntu nasaga we yagize ngo hari banze bankweho nkuru byarandebye bona ndamaraso ahantu hose ahita avuga ati reba kuntu bamugize nkambwaye ndi muzima nta kintu wari ndi muzima ankora ndambwa ndi muzima ndahaguruka nahubwo mpita mwereka nti dore umukuru wanjye yitwa Muhorakeye Yvonne ntabwo reba Muhorakeye ahantu ryamye hariya aragenda ubwo abantu bose bagarutse buri wese yazaga ari nko kwinjira mu kiliziya begura imirambo ababonamo abantu babo abakuramo ababo batapfuye bakomeretse mbega ubwo ni nk'ako kariko kazi kari gakurikiyeho tujya batangira ko habakura batujyana ku kigo cya primaire kiri hakurya bita Cyugaro nicyo kigo twigagaho cy'amashuri no mu mazu ngo zigiye zihakikije abariho nyine bajyana bakomeretse n'abandi bakiri bazima bagiye bahungira hirya no hino ubwo navuga ngo nkanjye umunsi wo ku kiliziya n'uwo munsi nahavuye ahubwo cya kintu wambajije ngo se niyumvaga gute ndi kubaha amazi nyuma naje gutangira kumva inkomanga ko ari njye wabishe ahubwo se uriya muntu uriyo mwihorera simuha amazi ntiyari kubaho ntangira kwiyumva nishinja ko amazi namuhaye ariyo yamwishe ariko nyine ya situation turimo ndakomeza twageze aho ngaho ku mashuri turaharara ariko n'ubundi tuzi ko mama yapfiriye mu kiliziya kwa kundi namubonye ariko nyuma mu makuru baduhaye batubwiye ko mama batamwiciye bamugezeho bamukuramo baramujyana nyuma ngo baje kumwicira hano ku kibuga cy'umupira hakurya y'iwacu bamujyana he kwa kundi nyine bagari ugushinyagura bashinyagurira abantu bamukuyemo baramujyana hari ikibuga kiba ni nkuko ubu ngubu ni utugari nko kumuvana mu kagari bakamujyana mu kandi ariko icyo gihe no kumuvana mu murenge bamujyana mu ndi murenge hari ikibuga cy'umupira ariko ibyo twabimenye nyuma abamubonye icyo gihe bavuga bati bamwiciye hariya kuri kiriya kibuga icyo gihe bamujyanye ngo bamuteye icumu mu ibere n'icyo bamukubise mu gahanga baje kuza kumwiciramo nyuma mu gihe twe tuzi ko ubwo tumusizaho mu kiliziya ubwo mubaje hari wa musaza wanjye mwirukankanya na papa we na papa baraje baradufata baratujyana tujya ku kiliziya no wa mukuru wanjye mukuru wese wiruka nawe turacyari ko twaragiye tujya kuri icyo kigo cy'amashuri ubwo ni nkubwira ngo itariki mperuka kumenya niyo kuri 15 yo ku kiliziya indi minsi ni ukumenya ngo
habaga iki kuri uwo munsi. Noneho twagiye ari hahandi ari ukwicara mugategereza baza kubica, mukiruka bakica abo babonye, abarokotse tukagaruka kuri ya mashuri. Kandi ubwo hari za nkomere baza gusonga n'ubundi baryamishije mu mashuri. Ubwo icyo gihe ngewe akagune narwaye akaguru, handi mu gatuza habyimbye, akaguru kabyimbye nako kakomeretse, ndagenda ncumbagira. Ngewe mpabwa inshingano zo kuguma kuri wa mukuru wanjye wakomeretse. Yego. Papa na musaza wanjye na wa mukuru wanjye bo bakajya ku rugamba nk'abandi. Ubwo ngo twaragiye nanone ubwo dukambitse ku mashuri, babasaza bakongera bakiyegeranya, abagore bagatora amabuye bakajya gutangira ibitero biri kuza kudutera. Nabwo mutangiye guterwa. Yego. Nabwo tugaterwa, abasaza bakajya kurwana. Bigera igihe nanone bongera ni nko gutanga amakuru yuko nanone aho ngaho bananiranye, bongera gusaba indi support. Noneho support batanze ni y'abasirikare, bazana amabisi noneho y'abasirikare. Baraza uwo munsi bayazana, bahagarara hari uvuye ku kiliziya gutya, hari umuhanda munini cyane umanuka ujya kuri amashuri, baparika amabisi bayatondeka aho haruguru, bohereza abasirikare bakeya. Nuko kohereza abasirikare bake ni nko kugira ngo barebe hari imbaraga z'abo bantu bari kurwana aho hakurya. Abasirikare baza barwana, muri uko kurwana babasaza barimo barwana n'imiheto n'imyambi birwanaho, n'abagore n'abakobwa batera amabuye n'abasore bakiri bato baje kurwana. Sinzi ukuntu batangatanga umusirikare umwe waruje, hari umuntu wamurashe umwambi, babaramwishe, bamwambura imbunda. Bamwambura imbunda. Mu kwimwambura abandi bose basubirayo, ni nko kwiruka batabasubira kandi kuri za bisi zindi. Abandi ubwo twe twumva ko babasubijeyo, bajya guserebura ko babonye imbunda, bagiye gushaka umuntu uzi kuyikoresha. Icyo gihe bayihaye umugabo bitaga Habarugira, numva nawe ari mu barinzi b'igihango, ubu abinyamata. Icyo gihe ari umukozi wo kuri komine, aravuga ati nari umushoferi wa komine ariko nzi kuyirashisha. Barayimuha. Muri icyo gihe noneho babasirikare baza bisi zose bahise bamanuka, hari imvura nyinshi. Ubwo ngewe aho ndi hari ukuntu kera bubakaga amashuri bagashyiraho icyo bitaga atelier. Yego. Kuko abigaga ngo mu wa 7 n'uwa 8 bagiragaho kujya gukorera kubariza. Iyo nzu ya atelier rero twe niyo twari turimo. Barambwira ati mukuru wawe urabona ko aryamyemo hano, ntumusige ugume hano. Nge ngumaho. Muri kuhagumana sasa amasasa menshi. Amasasa menshi, aho mpagaze ku muryango bakarasa ngo nibera kubita hirya yanjye biki, ngeze aho nibagiye ko mukuru wanjye arimo ndiruka. Ndiruka ndagenda, ubwo nawe yageze arakuruka, baye baramuhaye inkoni, arakuruka aragenda. Hirya hari ikibuga cy'umupira kiriya abanyeshuri bakiniramo, ajyamo araryama ararambarara. Ubwo icyo gihe bararashe, nibwo hapfuye abantu benshi muri babasaza. Na papa baramurasa. Icyo gihe mu kumurasa yararimo ngo barimo batangatanga nyine bakumira ngo batazamuka. We bamuramurashe ni sasu rimufata amaguru yombi. Kuko mu bintu ubwo bari bafiteho niba nabwita nk'amabwiriza bahabwaga abasirikare, nta kurasa bica. Muri mena mu barasa amaguru, ubundi naramwe zaziza zibasonge. Yego. Icyo gihe papa bagenze baramuteruye baramwirukankana, bamujyana ruguru mu ishuri ryaraho hafi, bamuryamishamo. Ubwo interamwe none zaraje zimukoreraho ubufindo, baratema ariko bamusiga adapfuye. Njye icyo gihe narirukanse, wa musaza wanjye nawe yabonye yuko papa bamurashe, ibyo gutera amabuye bivamo nawe ariruka. N'uwo mukuru wanjye wundi turatarara twese buri umwe acukwe. Muri icyo gihe aho nagiye nagiye nambuka hakurya aho bita za Kayenzi,
nambuka igishanga cyaho, wabaga wirukanka niba ubonye umuntu wirukura mwirukanka inyuma. Icyo gihe narirukanse n'ubundi nkurikira abantu b'abagabo nabonaga nabo bifitiye imiheto n'imyambi batsinzwe, ndabakurikira ndagenda, bumva nabaga ndi umwana muto birukankamo. Bigeze nimugoroba umaze kwira nka 11:00, tumaze kumva nta sasu tucyumva, turagaruka. Ubwo ko bagaruka kwirukanka tugatarariye mu misozi, twamara kumva bagiye tukongera tukagaruka ndi ku mashuri, tukaza kureba abantu twahasize. Icyo gihe twaraje tuhageze, wa mukuru wanjye bambwiye kureberera ndamubura. Ariko mpita nkubitana na wa mukuru wanjye wundi mukuru aza yirukanka, nawe arimo adushaka yatubuze. Akimbona ubwo icyo gihe noneho nari nsigaye mfite ubwoba, urumva ubwoba nabaga mfite kwirukanka njyenyine, nubwo mvuga ngo ibyo byose nasaga n'uwakujijwe n'iminsi ku myaka 9 nari. Birumvikana. Icyo gihe yarambwiye ngo na papa bamwishe. Icyo gihe akibimbwira nahise mubwira ngo none kurira. Ariko mubaza. Yaraje afite igihunga yirukanka arira dukurubana ngo na papa bamwishe. None kurira. Urebye yahise atekereza kuba ari njye ubimubwiye. Wenda ni nko kuvuga ati mwegaragaje ko hano ncitse intege ari njye mukuru. Yahise yihanagura ahita mfata ngo tugende. Ndamwajya kumunyereka ari he ngo tugende. Anongera urutoki, gendera muri rashuri niho ari. Icyo gihe harimo inkomere zivanze n'imirambo. Naragiye ndinjira ndamubura, ndashakisha aho anyereka ati nguriya, aho kugira ngo mubone nkabona ibisebe. Bamutemye gutya, bamukubita inyundo kubera ngo ntago yatakaga, ngo bakavuga ngo abatutsi n'abagome, ngo dore ukuntu bashinyiriza. Bamukubise bamukura amenyo, baranamutema gutya. We arambona aramenya, ariko nge nkishakisha nkireba. Ariko uko yaguye arampamagara, ndagenda ndamwegera, arambaza ngo cyeza uriho? Mbwaye ko ndiho. Ambwira ngo iki ni iki kimbangamiye. Ndamwegera akayanyereka nkura iki, ndebye nsanga bamuseguye uruhinja rupfuye. Ndamubwira ngo ni umwana ngo mukureho. Ndamukurura shyira hirya araryama neza. Icyo gihe narasohotse, nirebye n'ibyo twavuganye, njye nahise nsohoka ndagenda nisubira muri ya nzu yatoriye. Ubwo icyo gihe mpita mbona wa mukuru wanjye wakomeretse nawe agumeje aza. Umutima wawe toujours wari ikinya? Nemaze kuba nk'ikinya, hari ukubona burije burakeye numva ko natwe ejo rugupfa. Mbona araje nawe ndamubwira, kubwira umuntu nawe rero ukomeretse umeze nabi, naramubwiye mbona ntabyo abyitayeho. Aje akururuka, baga bamuziritse igitenge mu nda, aragenda ariryamira. Ubwo nge n'icyo gihe mperuka, kuko uwo umusaza wanjye mukuru niba yararebye harakavuga ati gukomeza kumumwereka hari turi kumuhahamura. Icya mbere nabonaga mama naramubuze na papa mbona aragiye, ariko we yari atarapfa kuko ngo bamwishe iminsi 3. Papa wawe? Yego. Tukirukanka bakaza bagakubita bagagera bagatema, ariko ntibatema hamuhwanye, kongera tukagenda gutyo. Noneho ubwo bwa nyuma nibwo igitero cyagarutse ari kumwe n'uwo mukuru wanjye, wa wundi ubwo navuga ngo abandi babiri bakuru bo bagifite imbaraga birukanka bajya no ku rugamba gutera amabuye. Abari kumwe ari kumuha amazi, aramubwira ngo baraje genda batakunsinda hejuru. Undaranga ngo ntago ngusiga. Hari ukuntu abantu ba kera yabonaga bikomeye gutya akavuga ngo ndategetse. Ndakubwiye ngo genda ahubwo uzamenyera abantu. Uwo mukuru wanjye abibwiye yari afite imyaka 12. Ku myaka ya 12 amuhaye inshingano zo kumenya abandi bana.
icyo gihe yamuhaye inshingano zo kutumenya, yaramuretse amusiga hariruka. Ikintu yakoze yahise aza aradufata, twarirukanse turagenda, duko no kwirukanka tugatarariyo mu misozi. Igitero kirangiye tugarutse usanga noneho bamuhwanyije, byarangiye. Ariko ubwo noneho banahamukuye, baramukubana bamujyana hanze. Hari ukuntu babicaga bakabakura bakajya kubatondeka babakoresha amabariyeri gutyo. Nibwo icyo gihe babibonye yuko yashizemo umwuka, banga ko ninjira kujya kumureba, barambuza, bakomeza kumbeshya bataracyarimo hariya ameze neza. Ahubwo niho baca inyuma baragenda bajya kureba. Ari ukuntu byite niko twabashyinguraga. Iyo wazaga ugasanga umuntu wawe yashizemo umwuka, waragendaga ugacukura akantu k'umuringoti ukarambikamo karenzaho udutaka. Nahubwo baramujyanye barenzaho udutaka. Umunsi ukurikiye dusanga bamutaburuye, bamuvanamo, kubera ko bo bari bazi ubundi muntu byabagenzaga ni ukwica, ni ugusahura. Iyo babaga baje bagasanga nk'ahantu hari ubutaka bushyashya, bagabazi ko ari nk'imitungo twatabyemo, bagataburura. Tukajya batabura bagasanga ni umuntu wari urimo, bakamuta hejuru bakigendera. Ubwo nagira nkubwire ko icyo gihe duheruka tumutaba twaramubuze. Mwaramubuze? Nyuma birangire twagiye kumushaka ngo tumushyingure mu cyubahiro, turamubura. Yego. Ntabwo twese tumushyingura. Na mama nakubwiye ngo baramujyanye bajya kwicirwa ku kibuga. Batubwiye abantu bari bahari, nabo baratubwira ngo ubwo imbwa zaramuriye. Ngo twamutaye ku kibuga, ubwo imbwa zaramuriye. Mubibwirwa n'abamwishe? Yego. Ubwo dusigaye turi batatu. Ubwo nuvuga ngo dusigaye, ubwo tuvuge ngo dusigaye turi bane. Wa musaza wacu umwe nabo bakuru banjye babiri, umwe ukomeretse. Umuntu twakomeje turimo twiruka, haje kugera umunsi navuga ngo ubwo byagezeho narabaye nk'ikinyagirwa niruka ntazi ngo ni no kwa kangahe. Hari umunsi twigeze kugera nanone igitero kiza ku masaha yo mu masaa 8 saa 9. Uwo mukuru wanjye adufata amaboko aratwirukankana. Uwo ngo wari ukomeretse ntibashaka kumuheka, nta kundi kumuterura, ko ari kugira umufata akaboko umutware buhoro, kuko ntibari kumuheka kandi yarakomeretse mu nda. Yego. Kuko hari n'ukuntu muri icyo gihe batera ntuze amagrenade mu kiliziya, amayekara ya grenade yari yamufashe nayo, ari inkomere. Yaradufasha aratwirukankana. Hari ukuntu buriya jenoside uburyo yakozwemo, mbabare gusa nk'usubiye inyuma gato. Nibyo pe, abahamwe n'ibyaha barafunzwe. Ariko cyane cyane abagabo bafataga imihoro bakajya gutema. Ariko hari n'abagore n'abana baduhaga induru. Icyo gihe twahawe induru n'abana n'abagore. Tumanuka ku gasozi ahantu bita mu Rugunga, abo hakurya baduha induru, aho twicaye ngo dore ngabo interamwe zituri inyuma, zigera igihe ziradufata. Uko zidufashe, ba mukuru wanjye udufasha amaboko abwira wa wundi uri gutuma tutiruka, abonye neza zidusumbije zituri inyuma, ese amubwira ngo ihangane nkize umutoya ukiri muzima. Aramurekura, yirukankana, njye baramusigara. Mukuru wawe? Yego. Yego. Aba yirukankanye njye. Ubwo duhungira ku gasozi bita ku Kimpiri. Buriya no mu mateka yari Ntarama nayo, ako gasozi ko ku Kimpiri. Twaragiye tuhateranira turi abantu benshi cya kintu bivuga ngo reka njye aho abandi bari. Twese tugenda duteranira kuri ako gasozi. Ubwo twebwe dusize wa mukuru wanjye, tuzi ko ubwo basigaye bamwica birangiye. Ubwo kuri ako gasozi interamwe zaragiye zirikusanya hirya no hino, abasirikare badukurikiye batangira kurasa turiyo. Bararasa abantu bagahanuka, umwe uri kumwe n'abantu ukabona barakugwiriye. Ubwo twagiye n'umunaniro kwirukanka aho ngaho twicaye, uwo mukuru wanjye ahura na marene we. Dusigaye turi babiri, wa musaza wacu yataraye yaciye ukwe. Ubwo aho ngaho twicaye, ubu marene na mukuru wanjye anyicaje ahantu, ampereze swime,
hari n'igitenge nari mfite, ari imyenda ya kera abamama bambaraga, wari umwenda wa mama. Ubwo babaga bawumpaye kugira ngo aho ngera njye nindyama mbone icyo nza kwiyorosa. Mva twabaga ari kurara ku gasozi cyangwa yaba ari no mu nzu nka gutyo, aho tukijya ku mashuri, aho uri buhirime ubone icyo wiyorosa. Icyo gihe twabaye tukiri aho ngiye kubona uko bakarashe abagabo bari bahagaze aho twabaga duhungiye twese turi kumwe. Abagabo barahagarara ngo batangira ngo barimo barasubiza inyuma ibitero, bagikomeza kurwana. Tubona abagabo barimo barasa bagwa, none twese tuhita dushaka ngo tumanuke. Ako gasozi kari hejuru, hasi gutya n'urufunzo. Dushaka tumanuka tujya mu rufunzo. Ukuntu hareshyaga nta muntu wamanukaga agenda n'amaguru. Kwabaga ari kuryama hejuru ukihirika, umanuka y'ibirindura ukagwa ku rufunzo hasi. Iyo gihe nayo narihiritse, muri uko kugenda mfatwa muri ya myenda, barandashaho kugira ngo rimfate, rifatwa muri ya misume nari mfite. Ntangira kubona biri kwaka, ndabirekura, ubwo ndiruka mba mbitayeho ninjira mu rufunzo. Urufunzo twinjiragamo yoga ari isayo irimo amazi, mwinjiraga mu gihiriri bakagukandagira. Uw'imbaraga nke baramukandagira akamanuka hasi akaheramo bikarangira. Hari abapfaga kubera isayo, hari benshi pe. Hari abirukankaga inzira ikabaherera bakisanga bagiye muri Nyabarongo. Tuvuge niba ari habagamo iyambukanya nk'urufunzo hagati, ukirukanka hunga binyuma yawe ukarangira muri Nyabarongo. Hari abapfuye muri ubwo buryo. Icyo gihe nge narirutse, mbona turagiye, ninjiyemo, ndagenda mfatwa ahantu mu bintu by'isayo ku ruhande gutya. Muri iyo gihe gufatwa nagiye kubona, mbona hari umugabo witwaga Arias. Yahoze ari umupagasi mu bantu bajyaga baza guhinga iwacu aho ngaho. Kuko nari nzi ko yari umuhutu, ampinguka inyuma afite umuhoro. Nahise nipfuka mu maso nzi ko agiye kuntema. Ambonye aramenya, aramwanga uhumura. Aramfata arankurura mvanamo. Uwo munsi aranyambutsa. Uwo munsi mbona nkuye muri urwo rufunzo. Ariko we yari wa muntu udafite ahantu hari. Hari n'ababuragaho babarizwa. Turamubona tukamuhunga, kandi nawe ntashaka kwica. Ntari bugiye muri bene wabo. Kandi umuntu yabaga ari muri bene wabo ntiyice, baramwicaga. Bivuga ngo ari hagati. Nawe nubwo buryo yabaga tugenda inyuma. Twakwiruka duhunga akaba tuzi inyuma buhoro buhoro. Ntaze ngo atwivangemo, kandi nawe ntasubire muri bene wabo. Nubwo buryo nagengiza amahirwe mbona angezeho, ankuramo, aranyambutsa. Uwo munsi mbona mvanye muri urwo rufunzo, bigeze nimugoroba aranzamukana. Nza kongera mbona mpuye na wa mukuru wanjye. Icyo gihe wa musaza wanjye nibwo yirutse mu kugenda, yaramwe ziramufata. Baramukubita. Za mpiri bitaga ngo ni nta mpongano y'umwanzi. Tabaga ari impiri bashyizemo imisumari. Baramukubita mu mutwe, amaboko, bimwe bya gisore barakubitaga agakinga amaboko, barayakubita sigara nta rugingo na rumwe rufata. Ariko ntibamutema. Ubwo nawe yaduhingutseho ari intere. Atangira ariko akunda ari kugenda, kamuryamisha ahantu mu gihuru, ubwo tugatarara tukiruka, aho tugarukiye wa mukuru wanjye agasubira kujya kureba yuko ahari. Ubwo sinavuga ngo twaryaga gute, kuko sinzi niba twarasonzaga icyo gihe. Hari igihe twirukaga, nari naramenyereye kunywa amata. Mu rugo kunywa amazi ntago bya bimwe by'abana ushaka kuyanywa nyine, biraho byo kuyanywa, ariko twe tuzi ko ikinyobwa ari amata. Muri ubwo bujyaha bwo kwirukanka mera nabi cyane. Mukuru wanjye nubwo anyirukankana akavuga ati mva nkubwiza ukuri, ndabona ugiye kumfana. Yigira imitwe yo kujya agenda agafata amasaka. Icyo gihe hari mu gihe cy'amasaka yarageze hamwe ahishije. Gafata akayahonda akamura, yankamure akama. Yari intwari. Hari n'igihe yigeze kugenda sinzano yakuye ifu y'amamera. Aragenda agashigisha nyine, nkabona nzaniye igikoma, nubwo gisa umukara nyine ariko nkanywa. Andwanaho pe, anyirukankana gutyo. None tuza kugera igihe urumva twe twabaga ari nko kugendera ku bandi. Uwo munsi wo kukimpiri hiciwe abantu benshi cyane, tubona no turawurokotse. Buracya ku munsi ukurikiye abantu baravuga ngo reka tujye
ngo tujye kwihisha ahantu abantu batashobora gukeka. Uko nakubwiye iwacu twari dutuye hepfo hari umusaza wanjye wo muri rwa rugo, uwo wari imfura ya papa, niho yari yarubatsemo hepfo, none yasaga n'utuye hagati muri za nterahamwe, we yari yarubatseyo. Bati dushaka ukuntu turi buzenguruke duce hepfo ku Rufunzo tuzamukiriwe mu rugo, bazi ko abantu bahunze, tujyemo tujye mu nzu. Twagiye turi nk'imiryango nk'itatu kwa musaza wanyu. Kuri uwo musaza wacu nawe yarakiriwe afite n'abana. Hari n'undi musaza twari kumwe bita Butera, ubwo uwo musaza avukana n'uwo mukecuru nyine wari mama w'uwo ubwo wa mukadata nyine, nawe ari kumwe n'abana be babiri. Turagiye ari igihiri rwose cy'umuryango, tujya tuzindutse ijoro turagenda tujyayo. Kandi aho hantu twari turi ni mu gace rwose batuzi, ariko kuko tuvuga ngo bazi ko abantu bahunze nta muntu waza kwihisha hano, tugenda tujyayo. Hari mu mvura mu gitondo bigeze nka 3:00, ubukonje buje bumaze nkaho busa n'ubushizemo, haza akazuba. Twebwe babana tuvuga ko tujye hanze tujye kota akazuba. Mu gihe turi hanze turi kota izuba, za nterahamwe ntitumenye ko muri urwo rugo ariyo nzira bacamo bajya babyitaga ku kazi. Bagiye ku kazi, akazi kabo kavuga ari kujya kwica. Batumanukiyeho dukwira imishwaro turiruka. Babandi bo bari basigaye mu nzu nabo basohoka biruka. Aho twihisha mu masaka nabwo nuko dusanganira bose baratugota baratema, bahera kuri wa musaza. Nabwo kubw'amahirwe mvamo ndiruka, n'uwo mukuru wanjye n'abana mbega baratwirukanye buri umwe acukwe turiruka. Nabwo tubona duhuriye ahandi, ubwo babandi basigaye batemera aho ngaho baba basigaye. Babana b'uwo musaza wanjye bo baracyanariho, hasigaye babana ba wa musaza. Ubwo bose tugiye mu nshingano za wa mukuru wanjye nanjye, asigaye twirukanka turiruka bigera nimugoroba tukagaruka ku mashuri. Nanone bagera igihe none ubwo abagabo bajyaga hamwe bagapanga kuvuga bati reka tuzajye kwihisha hano. Hari abantu bavumbuye rero Urufunzo, ari rwo bajya kwibukiraho bita CND. Bati tuzajya kwihisha mu Rufunzo. Ubwo twebwe uko dusigaye gutyo, hari umusaza umwe bita Nduwayezu, yari inshuti na papa, nawe twe duturanye. Nawe yari afite abana bose barabishe, asiganye abakobwa babiri, kandi yari afite n'ubu nk'abana bigeze nko kuri 7. Aratureba dusigaye turi babiri, aravuga ati mwabana mwe rero papa wanyu yari inshuti yanjye, nsigaranye tutwana tubiri, namwe ni muze tujye tugenda tuzagwe hamwe. Umusaza dutangirana ubuzima bw'uburyo bwo kujya tugenda naho tujya kwihisha. Ubwo rero batangiye gahunda yo kujya kwihisha ku Rufunzo, ari rwo ruriya bita CND. Bafata ko tugenda saa 9 z'ijoro, ariko tukagaruka tukarara kuri ya mashuri ari icyuga. Tukajya tuzinduka mu gitondo, ubwo mukuru wanjye akajyana n'umukobwa w'uwo musaza, bakagaruka mu matongo yaho ngaho iwacu, bakajya guhiga barebe ko babona ibijumba, babone ko babona nk'ibyo kurya. Bikiri mu ijoro kugira ngo budacya bagahura n'interahamwe. Umusaza ubwo akamanukana na wa mwana we w'umukobwa akatujyana ku Rufunzo. Twe tuzi ko ku Rufunzo bazaga saa 3 z'amanywa. Iyo saa 3 zageraga nibwo ibitero byabaga bije, baje kuduhiga muri rwa Rufunzo. Nabiyo bajyaga kuza bararasaga. Iyo barasaga isasu ubwo twe twumvaga ko baje. Ubwo ibitero bisika bimanutse byiroshye mu Rufunzo, natwe twatangiraho kwihisha. Twatangiye Urufunzo ari ibihuru by'inzitane, basanga kudukuramo na rya sayo ririmo no kutubona biri kubagora, batangira kujya batema ibiti barabitema. None bisigara Urufunzo turwihishamo, urabasiga kuko ubarushije nk'amaguru kiruka, ariko ubundi bakureba gutya. Bakajya bakaza bakica bagatema, byagera nimugoroba bwije bakavuga ngo akazi kararangiye dutahe. Ubwo warokotse tukongera tukikusanya tugasohoka muri rya sayo turimo, tukongera tukazamuka tugasubira ku mashuri.
tugera igitero rero cyo ku itariki 30 jya numva ngo hari itariki 30 ko nacyo gihe tujya kwibuka cyo gihe cyo ku Rufunzo. Cyo gihe haje ibitero none ibyo gutema n'ibyatsi baratema, ukageraho n'isayo ukabona ryaranumye ukabura naho wihisha. Icyo gihe mu gitondo nigeze kukubwira ahantu bita kwa Jida tugitangira. Aho hantu hari abantu bahakomerekeye, harimo umudamu umwe twari duturanye yari afite umwana nawe wakomeretse cyane, karakana gatoya gafite nk'imyaka 4 ngo katemwe n'umukozi wari umushumba wabo. Agatema mu buryo bwa kinyamaswa, yarongera agakubita akavuna umugongo ku buryo akana kari karasubiye gakamba. Agatemesha reba isonga y'umuhoro, akajya kadoma ahantu hose abariyo aragatobagura. Urumva ntago yamwica, amugira ibisebe umubiri wose. Uwo mubyeyi yarahetse ako kana. Hakaba undi mukobwa witwa Fiyete wo ku Rugwano bitaga kwa Mukiga naho iwacu, yari nawe baramutemeye ngo kwa Jida. Icyo gihe rero nawe yarari mu barimo baza ku Rufunzo, ubwo iyo muri urwo Rufunzo twagendaga na za nkomere twabaga tuzijyana, ari ukuzihungana. Uwagize imbaraga nke bakamufata bakamwica, wabashije kwihisha ubwo Imana yakinga ukuboko ntibamubone, nimugoroba tukongera tugafata inkomere zacu tukazizamura. Hari abatarabashaga kugenda barakambitsa ku Rufunzo. Uwo munsi wo ku itariki 30 twari turi kumwe n'uwo Fiyete, turi kumwe n'uwo mumama. Noneho nge barambwira ngo iyo twinjiye turi mu gihiri interamwe zije turagukandagira, kandi nanjye ubwo nabaga narakomeretse urabyize nagendaga ntera akagurukamo. None mwebwe ufite imbaraga nke mwinjire mbere mubanze mujye mu Rufunzo, twebwe turaza kubasangamo nyuma. Icyo gihe basigara banatetse batuvuga ngo baratuzaniramo ibiryo. Ngewe ninjirana na uwo mumama uhetse akana n'uwo Fiyete yari umukobwa nawe uri urangije primaire. Tugezemo ibitero byaraje, cyatubwiraga ubwo nyine ko baje, wumvaga igihiri cy'abantu barimo binjira birukanka mu Rufunzo. Bari bafite terime interamwe zakoreshaga zo kubwira abantu ngo izane. Ukaba uri mu gihuru wihishe bakaza ngo izane, ngo nakubonye izane kandi nutume nkusanga izane atakubonye ukikuramo kubera ubwo bukamusanga. Ubwo icyo gihe twatangiye kujya tubimenya. Ubwo bakaza ibyatsi batema baza kutugwaho. Muri uko kutugwaho aho twari turi bahingukiye kuri wa mumama kubera akana karantoneka, yanyeganyega gato katurantoneka kararira, karize baratwumva. Bamugezeho bwa mbere nawe bamutemye anguyeho ngwa mu byatsi sana ibyatsi bindengeye. Babatemye na wa Fiyete bose babantura hejuru barabatema na kakana bose barabica. Aho mariye kumva bagiye ndongera imirambo ndayihirika nyivaho, ndongera nkomeza inzira ndagenda. Ubwo ndimo ndatorongera mu Rufunzo ngenye wenyine. Hagiye bagenda gahura n'abantu uzi cyangwa se ukanahura nabo utazi nabo kabakurikira cyangwa ukagenda wenyine. Hari n'abantu buri baguye mu Rufunzo barayobye akaruzengurukamo akazabura inzira imugarura agapfiramo kubera inzara. Icyo gihe narakomeje ndatorongera ndagenda mpitangwa ku gitero cy'iwacu cy'abantu bakuzi uzi. Ariko ngira amahirwe ngo hari abantu mama yajyaga agaburira. Mu bantu bari muri icyo gitero harimo umusore witwa Gashumbusho. Ushumbusho ko numvaga ngo babasha kuba baraje bapagasa hari agakurira muri ako gace. Rero ngo iyo mama yabaga yagiye ku masambu guhinga yaga muha ibiryo. Akimbona yahise avuga ngo yahise ababuza ubu mwana ntimumwica n'uwo wacu. Ntago bigiye babonaga rero umuntu amufashe kicu karangiza ati akanda kirangiriza naki abarangumanye gutyo. Igitero kiba kiragiye bagiye guhiga abandi nawe nta kindi yari kumaza n'ubwita nyobora inzira ati ngaho uca hari ugende. Ababwo igitero cyo munsi mba ndakirokotse kuwa gatandatu icyo gihe kuri iyo tariki yo kuri 30 mba mbirokotsemo kabiri. Icyo gihe
nabwo ndatorongera nkakurikira abandi, byagera nimugoroba none nkakurikira abasohoka, nkabona ndasohotse, hari ahantu hari ibuye twahuriraga njye na wa mukuru wanjye, nabwo ubwo byagera kuri rya buye nahagera nkasanga yantegereje, cyane nahagera mbere nkamutegereza, na ya nkomere yacu ajya kureba mu bihuru yahishe umusaza wawe nahera hari. Biba gutyo noneho biza kugera igihe dukora ya rutine yacu yo kubyuka tukagenda kwicara gutegereza baza kutwica. Kubwo hakaba harimo abantu bafite uturadiyo bumva amakuru, banyumva amakuru ngo inkotanyi ziri mu nzira, mbega inkotanyi zo bahora bumva bigezeho. utegereje ko uza iziza ngo mukoke. Batangiye kumva ko zatangiye gufata mu bice bya za Nyamata, ariko twebwe abana ntabwo tubizi ntibabitubwira, ariko ukabona bamwe bafite icyizere. Umunsi umwe twaragiye tujya ku Rufunzo dutegereza ko baza kutwica, turababura. Turicaye turamugeze nka saa 8 kandi undi bazaga saa 3. Barateka turarya, ubwo nyine byabonetse turategereza tubona ntabwo tubabonye, ahubwo dutangira kubona aho ngaho twari turi no hari harimo icyambu cy'abantu babacamo baturuka za Bugesera bambuka mu cyitwa Gitarama. Y'icyo gihe hatangira gucamo noneho abantu bari kwaca bahunga, interahamwe zitangiye kuhaca zihunga. Cyangwa atangiye kuvuga ati interahamwe zatangiye guhunga, inkotanyi zaje. Bigeze ku mugoroba nka saa 9 saa 10 yagiye haba ari rya zuba, ariko turi kota izuba, twabaga kubera inda ibisebe mu mazi, iyo habaga haje akazuba katababura cyane twajyaga kota izuba. Umugabo umwahagarara ku gasozi avuga n'ijwi riranguruye ngo bari mu Rufunzo muzamuke, inkotanyi zaje. Noneho twe tumenyereye igihiri ry'abantu bamanuka ku musozi biroha mu Rufunzo bica. Noneho oya, hari abantu babaga baje mbere bagakambika hejuru ku musozi, babona interamwe bakamanuka biruka biroha mu Rufunzo. None icyo gihe bikoze inverse, abari hasi bari kuzamuka igihiri biruka baterera umusozi basanga inkotanyi. Icyo gihe ubwo nkatwe abana twahururaga mbere, nanjye nese nirukanka mu bambere nk'ibisanzwe. Wa mukuru wanjye sinemenya aho ari, we yagiye kujya gukurura inkomere afite aho musaza nawe kandi yarwaye malaria ameze nabi. Njye nahise niruka ngenda muri abo, turazamuka tugera hejuru ku musozi, batangira kubona abasirikare b'inkotanyi bahageze, baje kuduhiga kudushaka muri ayo mashyamba yo hasi mu Rufunzo. Umuntu wa musirikare wa mbere twabonye yahise atubwira ngo muje kureba imirizo, kuko kera bahoraga batubwira ngo inkotanyi ngo zifite imirizo. Ariko nkora nibaza ko musaza wanjye yagiye mu nkotanyi, so yagezeyo nawe yameze imirizo. Yego, haba numva niteguye kuzamubona niba hari ubwo nawe yameze umurizo cyangwa yarapfuye. Inkotanyi ziraje rero, inkotanyi ziba zirahageze, niko kurokoka kwanyu icyo gihe. Mubwire pe, ubwoba bwahise bushira, twumva noneho turakomeye, nta n'umuntu ushobora kuza kutwica. Ahubwo igisigaye ni ukubarangira aho dusize abandi. Inkotanyi nazo batangira kumanuka muri cya Gifunzo, bajya kuvanayo abantu. Hari abari bari mu Rufunzo imbere kubera kurwarirayo, hari inkomere zo ko batemwe, hari ubujyahabi, hari barwariyeho za malaria. Abo bose harabananirwa kuvayo. Abasirikare bamanukamo kujya kubakora. Ababashije kugira imbaraga twazamutse, baratuzamuye batujyanye i Nyamata mu mujyi. Ni ukudushyira ku murongo, bati hirya aha haracyari interahamwe ntimuve mu murongo. Badushyize bakatujya ku mpande, baratuzamura, turi kubisikana, abatuzamuye, abari kumanuka, abo tubisikana abahetse inkomere ku bitugu. Hari ukuntu bafataga inzugi kuriya iwacu barasenyaga, niba ari urugo baje kwicamo abantu baricaga bagasenya, ugasanga inzugi ziri ku mihanda. Inkotanyi zarabyifashishije cyane, zabaye brancard. Yes, bagafata inzugi bakabaryamishaho bagaterurana gutya, ziba brancard. Baratujyana. Muza kugera hehe
Adeline, inkotanyi zibajyana mu mujyi Nyamata. zatujyanye i Nyamata mu mujyi. Icyo gihe mbona ko ariho ubuzima bwatangiriye, twatangiye kubona dufite ubuzima, kuko aho twahise dutangira kubona ibyo kurya. Buriya urabona i Nyamata yari santere y'ubucuruzi irimo ibintu byinshi byo kurya, byaheze aho mu maduka, bakagenda bagakingura nk'iduka bakabwira abantu, bakatugabagabanya abumva abakuru bafite imbaraga, bagafatamo ibyo guteka bakajya kugaburira imiryango. Nyine hariya hari santere de sante, hari ivuriro muri Nyamata, barayifashije bahashyira inkomere, hari kwa padiri batangira kubavura. Rero twaragiye na wa musaza, twakomeje kuba turi kumwe, twaragiye nyine uko twazamutse mu gihiriri cyo kwiruka, ariko kubera ko badukiza ahantu hamwe i Nyamata mu kibuga dutangira kubonana. Ya miryango yagiye itatana tugenda tubonana, tujya mu nzu imwe ngewe n'uwo musaza na wa musaza wanjye umwe na mukuru wanjye barokotse. Barokotse nanjye sigara turi kumwe, ariko uwo musaza kubw'ubujyaha be ntabwo yamaze iminsi nawe yahise apfa. Kubera malariya yararwaye malariya. Icyo gihe hari malariya nabyita ngo nk'igikatu kubera amazi n'imibu twabaga turimo yo mu gishanga. Hari abantu benshi baguye hariya muri Nyamata kubera ubujyaha be bari bafite, izo malariya barwaraga. Nawe yahise apfa, turasigarana. Ariko ubwo dutangira kubona imiryango. Hari data wacu nawe yari yararokokeye muri Mirikorine, yahise aza muri Nyamata aza kureba imiryango ko abasigaye. Nawe umuryango we wari uri ibiyo, wari uri hari Intarama, ariko jenoside yaragiye ari muri Kigali, yaraje gusura umwana we hatuye. Yaragarutse nawe azaje kureba, asanga abana hari nk'umukecuru we nawe yarapfuye, asigaranye abana bari ko bari bakuru, ahubwo ahita afata inshingano zo gufata abana b'abavandimwe be bose bapfuye. Twese adukusanyiriza hamwe, adushyira hamwe ngo aturere. Dutangira ubuzima gutyo. Ubwo naho mwarerewe nyuma ya jenoside. Nyuma ya jenoside, ariko umusaza nawe yaje kurwara. So wanyu? Yego. I Nyamata. Ahita aduha umuhungu we uba hano i Nyamirambo. Wari umuntu navuga ngo wanakoze ikintu cy'ubutwari cyane. Uwo musaza wanyu? Uwo musaza, ubwo numva ni data wacu, uwo muhungu ni musaza wawe wanjye kwa data wacu. Ese dufata twese adushyiramo araturera. Navuga ngo imfubyi zo zihari zo mu muryango zose adushyira hamwe. Hari igihe twajyaga twabanga 25 gutyo, twese turi mu rugo iwe, atwishyurira amashuri. Uwo so wanyu? Navuga ngo umuhungu we, kuko niwe wari ufite ubushobozi icyo gihe. Yego. Atwishyura amashuri, turiga. Ngira umugisha ndiga primaire, secondaire ndayiga, anyishyura université. Twese abana yareze, twese yaratwishyuye. Uwo musaza wawe uko so wanyu? Yego. N'abana imfubyi zose yagiye atoragura zo mu miryango. Uwo musaza yaragiye arafata arabakusanya, ambwe ati ni wowe muhungu wanjye ufite ubushobozi, aba bana ntibazagira icyo babura. Kuko pe arabisigasira, araturera mu buzima navuga ngo butari bumugoye, bumworoheye. Nawe yari navuga ngo nawe ari mu bikomere, kuko nawe urumva yarari mu Rwanda jenoside, nawe yarari hara muri Mirikorine, afite abo yatakaje yabuze, ariko adushyira hamwe araturera muri ibyo bikomere. Akaba afite ibikomere nawe aromora abo bana b'imfubyi afitaho, kandi none hagiye akuye mu miryango itandukanye kudushyira hamwe kugira ngo aduhe uburere bumwe tuvuye mu miryango itandukanye. Aradusigasira. Navuga ngo leta iramufasha, batwishyura ama minerivare. Nk'ubwo primaire narigaga nta minerivare, secondaire farge iranyishyurira, ariko université yaranyishyuriye. Hari n'abo bandi bana twari turi kumwe, kuko we hari ukuntu yarebaga akavuga ati hamwe hari aho mfitemo ubushobozi, reka mbishyurire. Ni n'igihe cyo gushimira abantu nk'abo. Uwo muntu navuga ngo arahari. Twamushimiye nk'abana yareze, ariko ntibihagije, kuko kubwira umuntu ngo merci gusa mbona nta kintu ubona. Uwo musaza wanyu yitwa Alex. Mumukunda gute? Ruzigana Alex. Ruzigana Alex ni umubyeyi wacu. Yaratureze, atwishyurira
aradushyingira mbega niwe watubereye byose muri icyo gihe. papa we yaje kwitaba Imana? Yaje kwitaba Imana ariko wari uburwayi, yararwaye nyuma ya jenoside. 1998 yitaba Imana. Ndaradushyigakira aratukumana. Ariko higeze kubamo agahe gato k'icyo gihe uwo musaza arimo gufata abana bagiye barokoka. Hari undi masenge nawe wari urokokeye muri Kibungo, waje aramubwira ati wabaye umpaye uwo mwana muto nkamugufasha. Wowe njyewe yego. Ahita mfata ajya kundera, dutura hari Kabuga. Nawe yarapfakaye anderana n'abana be, ambera umubyeyi pe. Nyuma rero ntago nakubwira ukuntu wa mukuru wanjye wari nkomere bateye ikintu badukuye mu maboko, twaje kumubona. Mwaje kumubona? Yego. Icyo gihe muri abo bamufashe hari harimo ngo umwana nawe biganye. Abana twe bayirukankanganaga n'ababyeyi babo, bakagenda bavuza induru, bakagenda basahura. Umwana biganaga muri primaire no yaramubonye, amujyana iwabo, amufasha kugira gushyira. Aza kuba ari we umurokora. Mwaje kurokoka muri bangahe muri wa muryango w'iwanyu w'abana 12? Twaje kurokoka turi 5. Muri 5. Undi wagiye mu Nkotanyi. Yego. Yaje ari umusirikare waje kubohora igihugu. Yego. Turamubona araza na. Muri babandi 12 bose. Yego. Urwo rugo rwo hepfo rwo rwarazimye, nta muntu wasigaye. Abo kwa mama wawe nibo bonyine barokotse? Yego. Wacu niho harokotse, turokoka turi 5. Yego. Muri urwo rugo rundi roho ntawe. Nta numwe? Yego. Uwo nguwo rero wa musaza wanyu mukuru se w'imfura ya papa? Uw'imfura rero iwacu mu rugo yavuye mu rugo ni ukuduha amakuru. Bamwe bakatubwira bati bamusanze mu kazi, baramurasa. Hari umugabo bakoranaga yahuye n'uwo mukuru wanjye, kuko uwo mukuru wanjye uwo mbwira twasize tuzi ko bamwishe. Uwo mwana yaramujyanye, amujyana none umwana mu ntera hamwe hagati, azibamo yihishahishamo gutyo kugeza igihe birukanka bahunga Inkotanyi. Abaramujyana bamuta muri Gitarama ntubita Ishyogwe. Barimo bahunga bajya muri Kongo. Niho yatakaye, umuntu aramutora amujyana muri Oruferi y'Ishyogwe. Niho twamukuye. Reka dusoreze ahangaha. Ni birebire. Ubuzima bwa nyuma ya jenoside twazashaka n'ikindi gihe tukabuganiraho, gusa tuvugaho gace gatoya, amasegonda make. Ufata gute ubuzima uyu munsi bitewe n'ibyo waciyemo, bitewe n'ibyo wabonye, bitewe n'abavandimwe bose wabuze, n'ababyeyi bawe bose wabuze? Ufata gute ubuzima Adeline? Ubuzima turi muri ino minsi nyamara ari amahirwe dufite, kuko mfite umugisha wo kuba narabonye uko leta zisimburana. Mba muri leta mbona ububi bwayo, nongera guhabwa navuga ngo impano ya leta turiho uyu munsi. Badufashije ku bijyanye ku mibereho, ubuzima tubaho, badufasha kutwomora. Twari mu bikomere birenze. Kuba byibura ubu ngubu nshobora kuba mva hano nkajya iwacu, abo bakoze ibi byose nkababona, nkumva ni abantu nababariye bari aho nta ukababarira. Kandi mbizi neza bamwe wabonye bica n'amasuku yandi. Nyuma jenoside mwarahuye? Twagiye duhura. Yego. Hari bamwe bafunzwe barakatirwa, ariko imyaka bagiye bakatirwa, bamwe bari gutaha ubu ngubu, ariko nk'abana babo barahari. Hari akantu kamwe nakubwiye iwacu kahabaye, abagore n'abana bakajya bavugiriza abantu induru. Abo baduhaga induru twaratashye tugahura. Yego. Ukaba ubizi neza ko bavugirije induru, wenda nka data wacu umwe bakamufata. Kandi buri muntu waguhaye induru ni nk'ari wakwishe. Ukaba ubizi. Ariko hari nk'abadamu bari bahari mama yicwa bamucuza ibitenge. Wamwegera ute se basi wandangiye ahantu yaba ari kugira ngo basi mushyingure, ngo twamusiza ku kibuga ngo banze imbwa zaramuriye, akakubwira gutyo. Harimo n'agashinyaguro. Ariko ukumva bitewe n'ubuzima turimo, ukumva ibyo twarabirenze. Yego. Gusa nanone nkabona n'ibikomere. Buriya utashyinguye iwawe uhora ufite kumva ubabaye uvuga uti yaba namubonaga. Yego. Mukomere cyane kubw'ibyo mwaciyemo, ariko
ariko ni no gushima Imana ko uyu munsi uriho ubasha gutanga ubuhamya ukavuga ibyo wabonye mu kiliziya na nyuma ya kiliziya n'ibya mbere ya jenoside yakorewe abatutsi. Hari benshi uyu munsi bari ku mbuga nkoranyambaga bapfobya jenoside yakorewe abatutsi, haravuga bati abatutsi bariyicaga. Ibyo bintu nabyumvise ndavuga ni what? Ibyo ni ibintu none uwabaye muri jenoside yakorewe abatutsi ubona ibyo byose ukavuga ngo umuntu uri guhakana ibyo nabonye, ibyo nakorewe, abanyishe, ibyo ubwanjye mbazi. None ukibaza ngo dizo mama wa Adeline, papa Adeline, abavandimwe ba Adeline, uyu uri kureba ndavuga Adeline ubwo abahagarariye abarisikape bose muri kano kanya turi gukora ikiganiro, ababyeyi babo, abavandimwe babo, ukibaza ngo bagiye hehe? Wowe uhakana ko nta jenoside, uhakana ko nibyo. Reka dusoze gusa, ni byiza ko dukomeza gutanga ubuhamya ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo cya kintu cyitwa denial, guhakana jenoside yakorewe abatutsi, ntitugihe intebe ngo duceceke abantu baceceke. Wibuke hahandi wari uri uvuga uti impamvu yatumye usigara ni ukugira ngo byose ubivuge, tube intwari, tuvuge ibyabaye, tuvuge ibyo twaciyemo muri jenoside yakorewe abatutsi. Niba wumva uyu munsi utarabahuka kubivuga, burya kimwe mu bintu birimo n'umuti ukomeye cyane ni ukuvuga ibyakubayeho. Ugera ukabimenyera, no kuvuga ngo bica amazi, ugera ukabimenyera ukabasha kubana nabyo. Ariko iyo utavuga ibyakubayeho nkubwiza ukuri ko ubana nabyo bikakwica pe. Kandi kuri ino myaka 32 niba warasigaye, ntabwo ufite uburenganzira bwo gupfa, ntabwo ufite uburenganzira bwo kubaho nabi, ntufite uburenganzira bwo kujenjeka ubuzima. Ugomba kubaho. Niba waragize impanuka ufite abo wasigaranye, ugomba kubaho ku bwabo, ugomba kubaho ku bwawe, ugomba kubaho, n'utarasigaranye n'umuntu, nawe ugomba kubaho. Icyo tucyumve. Nadusoreje Adeline, dusoje ahangaha turagushimira by'umweko kubw'ubutwari ukoze nyuma y'imyaka 32 bavuga ngomba gutanga ubuhamya, bibe n'iby'abandi bose. Uwarokotse jenoside yumve ko agomba kuvuga ibyabaye, uvuge ibyabaye, ariko unafata icyemezo uvuga uti no, ngomba kubaho, nta mpamvu, ngomba kubaho kandi neza. Igihe cyose ubonye nkawe Adeline ufite abavandimwe, ufite abo ngabo bakubereye aba grand frère beza, bakakurira amashuri, uvuga uti ngomba kumuhesha ishema. Niba ari mwereka umuryango mwiza, niba ari kumushimira iteka ryose, niba ari ebana nyine abantu bakabikora, kuko harimo n'abarokoka jenoside ugasanga nyine bararyana hagati yabo, icyo ntabwo ari ikintu. Niba byarabaye ukaba warasiganye n'abavandimwe, ukaba warasiganye n'abanyogosenge, ba sowanyu, bande ba nyokorume, ba nyokowanyu, ukagira Imana ukaba hari uwo wasigaranye nawe, byumva ko ufite zahabu. Uwo muntu mubungabunga, uvuga uti uyu muntu ni umuntu udasanzwe. Ngaho dusoreza aha. Adeline, reka tuvuge tuti wakoze kubana natwe mu kiganiro Inkuru Yanjye. Twifurije gukomeza kuba intwari, gukomeza no gukomera muri ubu buzima. Yego, merci.